Oh yes, ibi byiza kuri wowe kanze subscribe hano kuri day to day. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh. Nitwa Henry Mpano, the number one entertainer. Nizere ko ibintu bikomeje kugenda fresh. Hanyuma rero, right now ndi kuri kamera za day to day. Turi kumwe n'umutumirwa ariko by the way reka mbanze mbaye ikaze mwe muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, muri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Reka dusuhuze abavandimwe bari mu gihugu cy'u Burundi. Reka nsuhuze umuvandimwe uhari yitwa Emmy Mabure, ni umunyamakuru cyane ukorera hariya kuri Samizi ya Remesha Amahoro FM, ndabizi neza cyane kabakurikirana ibiganiro byanjye umunsi ku munsi. Ewana kabisa, respect brother, umwe mu banyamakuru nemera cyane nanjye kabisa jya nkoma. Reka nsuhuze abantu bari Uganda, Tanzania, Nigeria, abantu badukurikiye bari hanze y'u Rwanda by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanyarwanda bari Belgium, tubaye ikaze. Hanyuma rero kuri imbere yanjye murabona umutumirwa, ni umunyamakuru, ni umunyarwenya, ni umukinnyi wa filimi, ni umufasha, muramubona yambaye neza cyane rwose. Brother, tuguhe ikaze Sanga. Murakoze. Umeze neza? Meze Wambaye fresh, neza ariko by the way, wambaye neza. Tex kabisa urakoze. Ikaze hano kuri day to day. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze fresh, Urakeye. nje kuri day to day rero murakoze kongera kunyakira nanone. Kabisa. Urakeye bro. Ni bisanzwe. Ni amafaranga. Bagira ngo uneranye n'abakobwa bari hanze. Bira ko nyina gatanu bagira ngo baneranye nabo hakiri. Ariko naganire cyane n'abahanga barambwira ati abanyarwenya ni bamwe mu bajene bakundwa cyane n'abakobwa. Abakinnyi b'amafilm hari abakobwa benshi barwaye depression kubera wowe. Nzazane top 5. Aje ngese harya ndi umunyarwenya. Uri umunyarwenya, njya nkubona muri film zaba Danizo kuri zose TV, njya nkubona. Uri umukinnyi wa filime, uri umunyamakuru, by'umwihariko benshi bakuzi muri sport. Niyo mpamvu twagize umugisha wo kubana nawe bro. Sanga, MC Sanga entertainer, umeze neza? Yes, murakoze cyane kongera kunyakira hano kuri day today. Nari isa nk'umuhuzeho gato cyane kandi kureba ubutumwa bari kugenda banyandikira hirya no hino hagiye hatandukanye. Rero murakoze cyane kunyakira kuri iyi TV yanyu ikirwa n'abantu batari bake cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Bafana bacu rero bakunzi bacu ba day today, uyu munsi nge nagarutse Sanga cyane mu makuru ya siporo. Rero nagarutse influencer kabisa. Urarenze ariko by the way hari ibintu ujya ubona akavuga ati ibintu biri kuzamo n'amafaranga pe. Sanga uri gusa neza. I think ntabwo ari nje umuntu wa mbere ubikubwiye. N'agafaranga kari kugenda kaza. Agafaranga kari kuza. Duke turi kuza. Umusatsi uzinze fresh, wambaye neza. Kameramani ntazamure hasi kuko hasi wambaye inkweto ihagaze nka $1M. Udatuma bayinyiba ngeze mu nzira. Ariko sheri wanjye arise kumbwira ngo akandi gasatsi uri aragakunda. Yageze niwe watumye nawe ukuraho buriya. Hari gihe tuka wanandenganye ku rwego nabyifuzamo ngiye bakagira ngo ndumurara. Sheri wanjye nawe nari ngiye kugosha arambwira ati noneho rero sheri ihangane kabisa agakura wikakuraho mbara umusatsi ndawukura. Ese Sanga kunzi ko abantu baba influencer ari abanyamakuru babakunzwe cyane n'abakobwa. Ngiye Henry Mpano entertainer, ngiye ndi umunyamakuru sibyo kuri biganiro by'imyidagaduro. Niyo mpamvu nanakwakirana kuri day to day nka mugenzi wanjye sibyo. Sanga kunzi ko abantu nkamwe mukundwa cyane n'abakobwa. Ufite sheri umwe? Ufite umwe? Nge n'umwe kandi noneho sure sinzi ukuntu banamwica niba utarwaza abadukurikiye mama. Ngewe ntago nahakana ko mufite gusa nyine ubundi navuga ko na bookings ushatse navuga ngo nta sheri ifite kuko mfite na bookings wa 2020. Urabeshya? Na bookings ngewe wa 2020. Bakakanya ushatse navuga ko ndi single cyangwa se nawe ufite kuko nyine bariya bose babagenda bagira urabareba nyine. Ubwo mwebwe muri aba bestie buriya si nk'iyo mugiye muri shoot kuma mbona mukunda gukina nyine muri kumwe mwisanzuranaho muri kuri sente bro. Ari amagambo se bavuganira bani kuriya ari kuntu nyine cyane cyiza kikagwamo bro. Ari kuntu uri gukina uri kuri set turi muri film cyangwa se comedy umwana kaza kakugwiramo kandi muri gukina nta n'ikindi kintu mupfana n'iki urumva sheri watazasara. Ariko biriya nyine sheri ukaramwumvisha ngo ati maje
mwana wa mama biriya nukabitindeho cyane nyine ni kuri niko biba bimeze. Donc uhita umubwira ati hariya tuba turi mu kazi, kariya ni akazi sheri, dore hazavamo umugati, ejo ndazavamo ibijumba by'abana, tuba turi mu kazi. ndabyibuka akenshi cyane buri gihe buri content isohotse yaba ari kuri Rengo Media TV yego cyangwa se kuri MC Sanga no kuri Zose TV, buri content isohotse agahita mbona marukundo ko nari gusa nk'uwitwa kuri imbere y'ababe bakunda gutamagara ngo se hariya buriya hariya iki n'iki nta kintu urakimura. ubwo urumva niba abafana bawe babaguhamagara usanga ibintu bya ubundi ni iki watangiye gukora mbere? nagiye nkurikira cyane cyane nakumenye uri umunyamakuru wa siporo sibyo, nyuma nza kukubona muri comedy, then nza kugukurikira muri film winjiye noneho muri cinema. Ibira bintu byawe niki watangiye mbere ari itangazamakuru ndetse no gukina film cyangwa urwenya, wabitangiye ryari? Njyewe mbere na mbere mu kintu cya mbere nkunda kurusha ibindi byose nkunda siporo buriya muri rusange. Siporo niyo mpamvu ukunda kubona cyane cyane mu bintu nkora nkunda gukora amakuru ya siporo, niyo mbanza imbere y'ibindi byose. Njye nabitangiye kera cyane, njye nahereye primary bro, ndi umunyamakuru waho nigaga primary, barabanze nk'umunyamakuru bajyaga bashyira mu kibuga ngo ninjye gukina. Bivuze ngo duhuje stories kuko nanjye nari umunyamakuru wa entertainment no ndabyibuka. Hari n'abanyeshuri bamwe bajya bankurikirana, bajya banyandikira bati hori turakwibuka cyane cyane muri class. Njye nagwa story muri class hari ukuntu wenda nuko tuzabigarukaho ubutaha, ariko nanjye ndumwe mu bantu bari abanyamakuru mu kigo, nari umunyamakuru w'ikigo, ariko no muri class ho niho nari ndenze cyane. Njye mfite inkuru ndende kuri ibyo biboro kuko nka primaire nyiyigaho njye bajyaga bashaka ko njya mu kibuga njya gukina umupira, kuko njye nari ndi n'umwataka ukomeye. Wari umukinnyi w'umupira? nacaga ku ruhande rw'ibumoso nyine, nkaca gatandatu ngakinaga neza cyane, 10 nkarikina, 11 nkarikina, ndangije bati ndogeza umupira n'amaguru, bandanyetse mbagitro komeye bakajya bashyira muri media, ngavuga ati rero ndi umwana ndi umupete ngaje ubwoba kasunikira ati wa mwana ku bintu byuma muri class nyine nifite n'ikinyamakuru njye niga trocom, ikinyamakuru cyanye nishingiye bakita nyine nago nkubwira izina ryacyo, wenda abantu twiganye hano bita GC banda barabizi cyane barakize. Wize boarding cyangwa wize ishuri bisanzwe? Nize boarding. Wize boarding. Trocom nibwo naje kwirangiza ndi muri media yaho n'ubundi mita imvamo mu kintu kigo cya boarding. Boarding niho naje kugenda nyibura ikintu cyo nono cyitwa media neza fresh, media ndayiyobora, ariko mu bintu numvaga ashaka gushyira imbere ikintu cyitwa kogeza umupira. Urabizi ukuntu amakarasi akunda gukina cyangwa se amasikorere nanjye nabikurikiranaga cyane. Ubwo njye nibyo nabaga ashaka, navuga ati mikoro nimba muzifite ibyo kwirirwa muvuga biki n'ibiki musuhuza bakereka nogeza umupira ibintu bishyire down. Mpamvu rero natangiye kantu k'itangazamakuru comedy nabo biraho kuru ande gato cyane. Hanyuma ubwo nyuma nyine uza kuvuga ati sasa nimba bigenze gutyo reka mfate urugendo rwa comedy, ndetse ndakeka ko comedy na cinema ni nko byaziye rimwe. Wavuze ati reka ninjire mu rwenya, abantu batangiye kubona imyaktingire yawe, batangiye kuguhamagaza kwa Danizo n'ahandi. Byagenze to kugira ngo abantu nyine wumve nyine uri umunyamakuru, abantu bahita banakubona no mu rwenya no muri cinema bagufashutse? Mu rwenya nabwo ni ibintu byatangiye kera cyane, kugira ngo mu mwaka wa 2019 nibwo bisa nkaho byagiye ku murongo neza. Twebwe twari dufite rebo mu kigo aho nigaga Trocom n'abandi basani bagiye batandukanye, harimo uwo twitaga ngo ni Rukwangari. Nibwo ko mu jambo twitaga Rukwangari, ninjye nawe nibwo twatangije gahunda yo gushyiraho itsinda ry'abakinnyi ba film cyangwa se ry'abakinnyi ba comedy muri icyo kigo. Nako kandi hari na superieur itangira muri senior grade, tutadukora team, iyo team duhuza n'aba superieur, dutangiye kujya dukora ibitaramo bikomeye cyane mu kigo, tukagaragaramo mu rwego rwa comedy. Gusa njyewe nkuko nakubwiye ngo mbere nakundaga ibintu bijyanye n'itangazamakuru, ubwo n'ubundi byo nakoraga byose nashakaga buriya kitubuze guhengekamo akantu k'amakuru nkaza no kugaragara muri comedy. Ubwo Trocom biranye n'ubundi comedy nzibamo no mu mwaka wa 2020 muri kiragiye cya covid, twatangiye kugaragara ku ma YouTube, twatangiye gukina comedy kuyitwa mu bimenye comedy. Asubwo so nakumenyeye, ariko nakumenyeye kuri Sanga Empire, MC Sanga Empire, ni nabwo naje no kugwamagara. Shuwa yanjye ndi gukina, ariko urarenze no kuvuga ngo nje nakumenyeye kuri MC Sanga Empire, ni nabwo naje kugwamagara after abati ni Swahili impano ndo umunyamakuru gutya na gutya. Urabyibuka I think last year
nibwo naguhamagaye ndabyibuka. Hanyuma asanga rero bawinjiye muri urwo rugendo hari ikintu kiri kuvamo. Rero ibiboro rero kuva natangiye kwinjira kwa Danizo Comedy cyangwa se muri Zose TV natangiye kubona ko ibintu byahinduye isura kabisa, kuba basanzwe banzi ariko muri mu bimenye Rengo Media TV musisanga nandi yagiye atandukanye. Muri Zose TV ni platform igikomeye cyane igeze ndabibona ikukirwa n'ibihumbi birenga 160, irakomeye cyane irarenze cyane. Nuse ko Danizo Comedy niwe muntu wazamuye Dr Sabi, azamuranye n'abapampe, azamura Nyashya Comedy, azamura uyu nguyu dore imbogo witabye Imana kabisa. Imana ikomeze mwakira. Abo rero yazamuye abantu bakomeye cyane. Rero nayo navuze ati reka nanjye nihuze n'abari abasari yaba ari mu rwenya ngo meze mbifatanye n'ikintu kijyanye n'itangazamakuru, wumve nyine bwo ndabihuza byose. Nose mujyibona abanyamakuru benshi cyane nka Beninganje ni umunyamakuru akaba n'umunyarwenya. Njya mbona na n'aba Rusine barabose no muri Genesis Comedy njya mbakurikira, bamwe usanga banafite n'izindi business, so atari kuvuga ngo ni n'umunyamakuru ngo ni n'umunyarwenya yezo ngo ni n'umuhanzi, afite n'izindi business runaka. Nejo undi Sabi sinzi harano yafunguje iduka ricuruza ibintu by'amarangi, narabibonye hari Musanze rikomeye cyane, afite ahantu hakomeye cyane ibyo ari byo byose. Uravuze ati rero sasa reka njye mbifatanye, reka nanjye mbifatanye, hari ikintu kiri kuvamo kiri kuza ndabona ibintu kabisa aho bigezeho kabisa, umuntu abireba nawe akagira agatinyamo. Nk'ibisanzwe uracyari kumwe nanjye Horimpano the number one entertainer, tuzajya kutubana mu biganiro bitandukanye hano kuri Day to Day. Nakira umuvandimwe akaba ari umunyamakuru, muramubona imbere yacu kabisa. Hanyuma asanga nk'umunyamakuru wa sport, sibyo? Watubwiye ko uri umunyamakuru wa siporo watangiye gutyo nyuma zo kwinjira mu rwenya muri sinema. Ishusho maybe I mean sinema ubona igeze kange kwijana kuri sinema isimaze gutera imbere cyangwa iracyari kuri ya yindi ya 2010? Ubona igeze ku ruhe rwego sinema muri rusange? Sinema urwego ugezeho mu Rwanda igeze ku rwego n'umwana uri pfo mu kabande mu cyaro ipfo yo ngiyo mu bishanga, ariko ujya amenya ko hari abakinnyi ba filimi bari gukina akajya kuri YouTube akabibona. Urwego igezeho sinema yo mu Rwanda kibe mvuga ko mu rugendo iteganya gukora wenda kugira ngo igere ku rwego tubyifuza igeze nko kuri 70% ahari. Wenda abanyarwanda bifuza kugera ku rwego nk'urw'abanyanigeria cyangwa se n'abandi bakomeye cyane. Ariko nsigena nabona ubu ngubu niyo mpamvu nari nkubaje icyo kibazo. Burya na teacher abaza ikibazo umunyeshuri abizi. Nsigaye mbona sinema mu Rwanda hari ahantu imaze kugera, sibyo? Kuko hari film ziri guca urebye no kuri Zacu TV, urabona hari film zisigaye zinakinwa mu Cyongereza, muri rurimi rw'Icyongereza, tugakenera abantu baza kuzisobanura, sibyo? Tujya tubibona cyane. Nicyo kintu cya mbere kitwereka ko sinema nyarwanda imaze kugera kure. Hanyuma rero nk'umuntu twakira n'umwinfluencer usanzwe unabivamo, watubwiye watangiriye media yuko waba umunyamakuru gutyo, hanyuma sinema se yoyo byarangiye bite? Wayitangiye ryari yoyo 2000 na kangahe? Usoje cyangwa warabikomezaga nabyo ukiga warabifatanyaga? Sinema bundi nayifatanyije no kwiga. Ndibuka ko nonge nanasoza abantu biga ku kigo cya Ecole Secondaire Rangiro. Ni ikigo kiherereye, ni ikigo ni boarding iherereye hariya mu karere ka Nyamasheke. Ni ikigo cyiza cyane twizemo, turi abantu benshi bagiye batandukanye bari hirya no hino, abenshi mu twasuzanyije bari mu makaminuza nanjye dore ko ibyo ngibyo. Rero nge niga bro. Buriya nimba ari n'umuntu nakunze cyane umwana materi wacu kandi dufite yitwa Joel, ndakunda cyane. Nge najya gasohokana abanyeshuri boarding nkabajyana muri sinema nkajya kubakinisha comedy na film. Nuko ngo uniga wari ukiri umustar? Nge nari umustar bro. Nasohokanaga abanyeshuri boarding harimo n'abababy ngakora itsinda rigari turenze 10 tukacika kuko ntago tumwari gusaba rushya murenze bangawe nubwo mwari gutera injuga ntago byari gupfa kubakudera gutyo mu kanatinda. Twarakarengaga rero weekend abahungu abababy ngabajyana muri film. Mfite abababy benshi cyane, abantu benshi bagiye batandukanye nagiye nyinisha. Abantu bari gukurikiraga cyane ukiri n'umunyeshuri school? Noneho school bundi babanze nyine nk'umukinnyi wa film bundi nk'umustar ukomeye bati film batekereza ko ahari igihe animateur ubwo ari nawe muntu twari gutinya nyine bikwaga tuzi kwenda biraremera cyane. Hari yazaga classic baravuga ati nabonye kuri Rengo TV bashyize aka video gashyashya abanyeshuri bose twaseka mukura. Iyo Rengo TV yari yawe se? Yari yawe? Rengo Media TV. Nawe ni yawe? Ni uze film zacagaho.
niyo yanjye harya koko iyo channel ndumva nawe anzi MC Sanga Lego Media TV rero niyo zatangiye guca ni nayo iri hejuru ni nayo ya kera ni nayo ya kera reka ndebe reka ariko hanyuma se ugize gutya rero bawinjiye kwa Danizo urugendo rwawe muri rusange kuba usoje kwiga tangira gukorera ibitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko muri sport niyo mpamvu twanakwakira no kuri day to day usibye ko bamwe abakunzi bacu n'undi bajya banagukurikira hano ariko ngiyeho impano nk'umunyamakuru mushya wa day to day navuze ati sasa reka nakire mugenzi wanjye before yuko hano ntumve ngo kwa MRN ngo harahari ngo kuri MI Empire ntumve ngo Sabe ntumve ngo The Cheetah Magic ntumve ngo Dynamic hano kuri day to day turahari rero kugira ngo tujye tuza tubane mu biganiro bigiye bitandukanye nawe udukurikiye no gushakisha ukuntu tuvugisha cyane cyane dukeneye za mpano zitandukanye ahangaha dukunze kuvuga njye nkunze gukoresha ijambo ryitwa The Entertainment House inzu y'imyidagaduro rero day to day naho ni mu nzu y'imyidagaduro cyane ko njyewe akenshi muzajya mumbona mu biganiro by'imyidagaduro ariko tunaganira tuganisha no guteza imbere umuziki w'u Rwanda muri rusange ndetse tunakira abahanzi batandukanye bazajya baca hano kuri day to day kanda subscribe ngo ibindi ubindekere ufungure nako kazogera ibindi byo mubindekere ubu nge najenje hori impano sanga ntujye unkurikira ahandi hose mbandi ngira ngo urabizi biba ari imiro ntago ari ukwiyemera brother sibyo ariko bamenye ko cyane cyane babahanzi bo mu ntara babahanzi baba upcoming dukeneye new generation ikora neza cyane sanga barajyahe ko twaje baduhamagare ntibigore baduhamagare rwose ngeho impano ndabivuze rwose baduhamagare turashyiraho na nimero za telefone nta kibazo baraza kutuvugisha mbo sanga sinzi wenda nk'umu entertainer ngiye mbikubajije ukunda gukurikirana ntabwo ukunda gukurikirana imiziki cyane urumva kenshi na kenshi uri muri siporo muri sinema mu Rwanda watubwiye sinema ahantu igeze ku ijana basi si umuziki nyarwanda wo urabura iki kugira ngo ube international ubona nko ni kangahe ku ijana kugira ngo umuziki nyarwanda ube international rero umuziki nyarwanda urwego uriho ugeze ku rwego ushimishije kureba dore ko abanyarwanda benshi cyane basigaye bakunda gukora ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'amakorabo n'abahanzi benshi bagiye batandukanye bisi yose kandi mbere mu myaka ya mbere ya 2020 umunyarwanda yarakumbuye kumva ngo hari umuhanzi nyarwanda wakoranye indirimbo wenda na The Ben na Diamond Platinum bariya bashagaye n'abandi benshi bagiye batandukanye mu hanze y'igihugu rero u Rwanda rumaze kugera kure cyane wibuke ko hari n'indirimbo ajyanuze Bruce Melody yakoranye nande ya Shaggy yakoranye na Shaggy Bruce Melody na Shaggy ndayizi when she's around navuga ko ari nabo bamwe bagiye banatungurwa cyane bavuga ati se kubera iki bibaye ati rwose gutya na gutya mbo ibyo byose twagiye tubibona hanyuma rero nge ndashaka ubona umuziki nyarwanda kangahe ku ijana nkuko watubwiye sinema watubwiye ati nka 70 ku ijana ngewe nk'umu entertainer cyase hori impano ndakubajije umuziki w'u Rwanda urabura iki kugira ngo ube international ni kange ku ijana turabura iki international ushatse navuga ko bamaze kuba international ukuntu umuziki ubu utarabaye international kandi bakora collabo n'abantu benshi bagiye batandukanye bo hanze y'ibihugu umuhanzi nyarwanda ajya hanze y'igihugu agakora igitaramo byo bireba nka nuze nka Israel Mbonye ajya hanze y'igihugu akora igitaramo The Ben ajya hanze agakora igitaramo Bruce Melody agenda agakora igitaramo nuze Yago aragenda agakora igitaramo za Uganda kandi no muhanzi umuziki nyarwanda rero ushatse navuga ko ugeze kuri 80 kwijana mbo abantu aho bagusanga turi kugana ku musozi kugira tugiye mu bindi biganiro bigiye bitandukanye bya day to day hanyuma rero abantu bagusanga he bagukeneye muri rusange ahantu mwasanga rero ngiye musanzwe mumenyereye hano ubundi kuri day to day buri munsi amakuru abaca buri munsi cyane amakuru ya siporo mujye mwumva buri gitondo breaking news ibiriho cyane ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye hano kuri day to day ni channel y'abanyarwanda ibire kugira ngo izamura abastari bagiye batandukanye babuze aho bagaragara baduhamagare benshi baduhamagare ibire kugira ngo ujye bagezaho amakuru ari trend mujye muduhamagara rero mujye mutwandikira kuri YouTube nta kintu twagusa sibye ujye unatwandikira muri comment tubwire by the way tuzatugusubira twebwe tuba tutiri tayari tuba twiteguye kugusubiza muri comment ikintu twandikiye tubaza stise bimeze bite turakwandikira natwe tugagusubiza gutya na gutya ibindi rero
nge ndi MC Sanga. MC Sanga kuri YouTube, YouTube, TikTok, Instagram ndetse na Twitter. Alright, ibe byiza kuri wowe dukomeje kubana gahunda za day to day zirakomeje. Nitwa Henry Mpano ndi kumwe n'uwitwa MC Sanga, akaba ari umunyamakuru, akaba ari umunyarwenya, akaba ari umukinnyi wa film, benshi muramuzi cyane, ni umunyamakuru w'ibiganiro bya sport hano mu Rwanda muramuzi. Hanyuma rero nyinje nitwa Henry Mpano, the number one entertainer, wa muhungu wanyu wa mbere wifuriza ibyiza gusa, kandi subscribe ndetse ufungure nzogera kugira tujye dukomeza kubana neza cyane mu biganiro bigiye bitandukanye by'imyidagaduro. Abatumirwa bo barahari ni bench, witegure ko iyo tuvuze ngo the entertainment house ni mu nzu y'imyidagaduro, dore ko tuzajya tuganira n'abahanzi benshi, abanyarwenya benshi, ewan nabifuza kuganira natwe batugane hano kuri day to day. Wakoze ikintu twabanye, Imana ibarinde.